kera nanone murabizi neza yuko abantu bose batambaraga umubiri wose. Ushobora kwambara umubiri wose yari umubyeyi wabyaye, yego wabyaye, cyangwa se umukobwa umaze gushaka umugabo. Undi muntu wese usanzwe yambaraga ku bice by'ibanga byonyine, nta handi hantu hasanzwe akagenda gutya nko kubibona. Rero ni inshabure y'abakobwa ziba ziri kumbuka n'iz'abahungu, zikaba zikamye mu ruhu rw'inka. Ndabibona kuri aya mafoto neza umukobwa n'agati yambaye se akanameze nk'abadodanye n'ubundi bagendaga badoda bateratera. nibyo gukana no gufata uruhu rw'inka umukobwa n'agati yambaye rero ntagaragara biri mu nda ni ishanga. Yego ni umukuru. ishanga ni iya kera. Iki ni ikiyita. Iki ni ikiyita, iyi ni inkindi. Ikiyita cyo yego, iyi ni iy'abahungu. Iki kiyita ni icy'abakobwa, kiriya gikamye mu ruhu rw'inka. akaba afite amataye Nacyo ni ikiyita. Iyo niyo nkanda. Iyi ni ingobyi cyangwa se neza. uru ni urw'intama ko wajya mu rusa rwabaga rwarakomeye cyane, rusigaje amavuta. Nabonye amarangamuntu ya kera ibuko irihe biriya bitabo. iriho kandi bashyiraho ubururu batwaragamo inzara cyane iyi ni iki iyi ni iki ikiri Burundi yitwaga ntabwo u Rwanda maze kunyagwa ntabwo Burundi bikaba bisobanuye iki se yabaga isobanuye iki se yabaga isobanuye iki Ni amakimbirane n'ubundi yahoze. ubwo yabaga uyitwaye niwe wabaga ugize ariko bavuga ko wanyuze igihugu witwaye niwe wabaga ufite igihano Murabizi neza kera ubwami bwarangwaga n'amacumu n'ingoma. Iyo umwami cyangwa se ubwami bwatakazaga ingoma, n'ubundi umwami yabaga yatakaje ubwami. Gusa iyi ngoma yo nta yindi mihango yakoreshwaga ibwami. Iyi yazanywe n'ingabo z'umwami Kirima wa kabiri Rujugira muri icyo kinyejana amaze kubabwira, nk'igikombe cyangwa se nk'iki wenda mu kinyarwanda cyuzuye twavuga igikombe cyangwa se intsinzi zivanye ku rugamba. iki kimenyetso cy'intsinzi, ikimenyetso cy'intsinzi. aya ni amahirwe koza umunsi kugira ngo zitangire. ubona aka kantu keretse n'ako mukenyero cyangwa se izo ni ingoma z'ingano.
Sinshaka. izi ni ibiti bimeze Koma zinshaka zisi. izi nizo zashyigikiraga cyangwa se nizo zabaga ari iza kabiri kuri Karinga. Ingabe nkuru yitwaga Karinga, ariko amateka atubwira yuko Karinga yagwiriye ku Rucunshu, intambara yo ku Rucunshu y'ibihumbi 893. iya mbere yitwaga Rwoga, Karinga ni iya kabiri. niba ari ingoma z'ubwami izo tuzi ni ebyiri, Rwoga na Karinga. Zose zirahari. Rwoga nayo ntabwo n'ubundi amateka yayo umugore rutanzeho amasaro, naho Rwoga rusanzwe ni ruriya. Mwaba muzi impamvu Rwoga rugenewe ababyeyi gusa? Urugori rwambarwa n'ababyeyi gusa kubera iki? Ni ikamba nyine ry'abategarugori. Yuko yabyaye. Yuko yabyaye. Okay. Umukobwa ntabwo atega urugo, ahubwo we yambara icyangano. Nicyo cyangano. Uyu mukobwa Iki? Yani bibari imbere. Yani buriya ni ugutega kimwe n'ubu. Ubutega ni nkazagana yambara ku yose ko yambaye byinshi cyane. buriya hari ukuzambara nyinshi nakora ku bw'umuco. Ari umusitari. kubera ko ubundi mu muco nyarwanda igitsina gore kigomba kugenda gahoro gahoro cyitonze. imbaraga nk'ahantu kugira ngo uzave nta mushyira mwarakoresha Arakimbagira. Buriya rwo kuba yambaye hejuru y'umubyeyi. yego nabara nabasha nyine yiwe. Ari umakira gusa. uyu ni umwami Mutara III Rudahigwa na mama we umugabekazi Radegonde Nyiramavugo cyangwa se Kankazi. kiriya wambaye ni igisimbo. umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda muramuzi, Zagicana yapfuye muri Jenoside. nanone akaba uriya wuhera. Dominique Mbonyumutwa uyoboye amezi 8. yagiye ku butegetsi nyuma y'ingoma ya cyami bw'amashyaka yari ari kuzana ashaka gukuraho ingoma ya cyami. yafashe ubutegetsi bwo kuri 24 z'ukwa mbere ava kuri 24 z'ukwa 9 muri 61. nanone akaba yari yarimitswe na guverinoma y'Ababiligi. yaje kubaho rero habaye amatora mu gihe cya Repubulika ya mbere. uyoboye inzibacyuho Kagame yayoboye inzibacyuho uko bizimurwa hadasoje yari yarimitswe na guverinoma y'Ababiligi kugira ngo abe agiyeho noneho babashe kuorganiza amatora. yaje rero Gregory Kayibanda niwe waje kujyaho kuri Repubulika ya mbere. niwe wayoboye Repubulika ya mbere, yayoboye imyaka 12. yaje kuva ku butegetsi itewe kudeta niwe wari umugaba mukuru w'ingabo Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana yari yapfuye muri Jenoside kuri 6 kuri 7 Jenoside iratangira. amaze gupfa isaha hajyaho Theodore Sindikubwabo, uriya niwe wayoboye leta yiswe y'abatabazi. ntibamujyamo yumva. ntiyamaze n'igihe kirekire ku butegetsi, yamazeho amezi 3 muri Jenoside guhera mu kwa 4 kugeza mu kwa 7. yaje rero gupfira muri Congo, ariko bamwe batubwira yuko ngo n'abasirikare be bari baranamuhunganye yarapfuye.
RPF imaze kwinjira mu gihugu rero bari abahise bahunga, bamaze guhunga baza gupfira muri Congo. Maze gupfa hajyaho Pasiteri Bizimungu. Pasiteri Bizimungu rero yabaye perezida yimitswe 1993 i Arusha muri Tanzania. Ya nama yaberaga muri Arusha niwe yamugize perezida. Yari yungirijwe na His Excellency Paul Kagame. Paul Kagame mu gihe cya Pastor yari Prime Minister. Yaje kuba perezida guhera mu 2000 mu gihe cy'inzibacyuho. Pastor amaze kwegura, we yaregaga ubushake. Paul Kagame yari perezida guhera mu 2000 mu gihe cy'inzibacyuho. Yaje gutorwa n'amatora ataziguye guhera mu 2003 kugeza ubu. Niho rero yaba perezida wuzuye. Kagize abaperezida ba 6. Habyarimana wavugaga yari nyirayo. abo manyeto ni Kayibanda bose Izi ni Ruhango, ibi ni Kamonyi, ibi ni Nyabihu, uriya ni Gisagara, Pasitoro n'indi. Adolf von Gotzen niwe muzungu wa mbere wageze mu Rwanda, ahura n'umwami w'u Rwanda witwaga Kigeli wa kane Rwabugiri. Nanone Bishyarangabo niwe wabashije guhura n'umuzungu bwa mbere, wa Kigeli Rwabugiri wa kane. Karakajamara Bishyarangabo babaje. Izi ni ingoma ya ngoma yandishwa na muzungu bwayo. hano umudaho. Iyi ni imidaho n'utuyiko, ni inkoko, ni urusyo n'ingasire, hari n'amasaka. Amasaka iyo bayasya avamo amoko abiri y'ifu. Uru rusyo se bwabaga ari ibuye ryihariye? Uru rusyo Bagombaga gushaka nyine ibuye rimeze gutyo, riconze muri ubwo buryo, rirambuye nyine ku buryo uriseraho amasaka akagenda. Amandi byageragaho ugashira. Byajyaga ugashira. Yego. Ubwo abone bari baryaga amabuye ko muri bari barashiraga urumva. Aya ni amagongo, amaplato, bashyiragaho rero ibiryo bakariraho. Iyi ni imbehe y'ikigeni cyangwa se basangiza ubugari n'isosi. ubugari hari ahandi isosi. Ubugari n'isosi. Izo ni intara cyangwa se urutarizo nini. Izi ni inkoko. Inkoko ni izi ntoya. Izi ni intara cyangwa urutare. Umuvure. Uyu ni umuvure wo kwengeramo. Ahubwo Ubu ni ubutanda, biriya byatsi ni ibikatsi. Biri kwengera. Bamaze gukamura neza. Uru ni uruho, urukiza cyangwa se urutende.